Shalom, shalom, abakunzi ba LPC show. Nongeye kubaha ikaze muri kiganiro cy'uyu munsi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ndavuze ngo you are most welcome. Naringize iminsi ntaganira, ndafata uyu mwanya kubera impamvu zitandukanye, ariko uyu mwaka twiyemejemo ko tuzakora mu bitaramo byinshi, tuzakora mu biganiro byinshi, tuzagenda tuganira cyane muri za ntego zacu twihaye. Imwe muri zivuga ko kuganira mu by'ukuri byungura kumenya. Uko abantu bafata umwanya cyane baganira, niko barushirizaho kugenda bunguka kumenya, kandi ni byiza. Hano rero hari abarimu batandukanye, nubwo ari njyewe wicaye imbere yanyu gutya, ariko hariho section ya comment aho wemerewe kwandika uko ubyumva ndetse n'ubufasha bundi waduha mu kiganiro kiki, kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze kigire uburyohe buhagije cyangwa se cyungura abantu mu buryo bwimbitse. Uyu mwaka rero tuzaganira mu cyane, ndabiyegereje mwese aho muri hatandukanye, abari Afrika, Amerika, Asia, Europe, Australia n'indi migabane yose. You are most welcome. Uyu munsi nazanye ikiganiro kigufi ariko cyiza. Umutwe w'amagambo tuganiraho uyu munsi uravuga ngo se ko Yesu yapfiriye ku musaraba, yapfiriye ibyaha byacu byose? Cyangwa se Yesu yapfiriye ku musaraba ibyaha byacu byose? Wagishira mu buryo bwo kubaza cyangwa se wanagishira mu buryo bwo kwemeza. Koko Yesu yaradupfiriye ku musaraba kandi yapfiriye ibyaha byacu byose. Ese nyine koko Yesu ko yapfiriye ku musaraba ibyaha byacu byose ntiyabipfiriye? The way ushobora kubibazamo urabyemerewe, mode of asking, uko ushaka ari kubibazamo nta kibazo, ariko nagira gusa ngo njye mbiganire kuko umutima wabimpaye uyu munsi. Koko Yesu yapfiriye ku musaraba ibyaha byacu byose. Nta cyaha na kimwe Yesu yasize adapfiriye. Ibyaha byose umuntu ashobora gukora, muri ibyo yarabivuze neza ngo yashenjaguwe ku bwacu, kandi yashenjaguriwe ibyaha n'ibicumuro dukora bitwizingiraho twari turimo. Yapfiriye ububata twari twicayemo, turi mu maboko y'umwanzi, turi mu butware bw'undi mwami, bw'undi butegetsi ari we Satani. Yesu araza arapfa umusaraba, kandi akubitwa inkoni nyinshi, yicwa urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rubabaje, urupfu by'ukuri nubwo tutari duhari, ariko dushingiye kuko ijambo ry'Imana ribivuga nuko umwuka agenda biduhishurira, abantu bahishurira urupfu rwa Kristo umunsi ku wundi. Birababaje cyane. Yesu yapfuye urupfu rubabaje. Kimwe mu bishobora kukumvisa ko Yesu yapfuye urupfu rubabaje n'ukuntu Kristo yari Imana 100%, ariko Imana mu bumana bwayo ikemera ikicwa n'abo yaremye, kandi irushije imbaraga, ndetse yanaje gupfira. N'igitangaje yaje gupfira, ibintu biteye ubwoba, ibintu mu by'ukuri byumvikanisha urupfu rukomeye Yesu yapfuye ukuntu rwari rubabaje. Abo yaje ari gucungura nibo bamushenjaguye, nibo bamucumise y'amacumu, kandi abo gasibariya dutekereza gusa natwe ubwacu, nawe ubwawe wari kubikora. Ariko ariyemeza, aremera, araza arapfa, yicwa urwo rupfu. Anishatse kumvikanisha urupfu Yesu yapfuye ukuntu ruteye. Yishwe n'abatoka mwishe, yakubiswe n'abatoka mukubise, ariko abo nibo bamukubise. Koko Yesu yapfiriye ibyaha byacu byose, ariko ari naho nshaka gushiramo ka attention, akabazo, cyangwa se aho ugomba gutinda. Nubwo Yesu yapfiriye ibyaha byacu byose, nubwo yishwe urwo rupfu kandi azira ibyaha byacu byose, ariko yasize amahitamo y'umuntu kugira ngo nuhitamo kwatura ibyaha byawe ukihana ibyaha ku Mana,
kandi ukihanira mu kwizera Yesu Kristo, ngo izo mbabazi, urwo rupfu rwe ruzakugiraho umusaruro, nawe ubwawe uzabona umubare wawe yapfiriye, kandi ibyaha byose ukora wakoze bizaba bibabariwe. Ariko kugira ngo bikunde bikore kuri wowe, urupfu rwe rukunde rukore kuri wowe, nuko utera intambwe yo kwatura ibyaha, ukihana kandi ukizerera mu mwami Yesu Kristo. Icyo gihe bizagira imbaraga kuri wewe. Ubisonye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 20 umurongo wa 21 uzasangamo ayo makuru y'uburyo abantu nibihana ibyaha kandi bakabyihanira mu kwizera Kristo Yesu, abo bantu bazaba babariwe ibyaha byabo, bazaba bakuweho umwanda wari ubariho, bazaba bejejwe, babaye abera, abatagatifu, abakiranutsi imbere y'Imana, kuko tuba abakiranutsi biciye muco Yesu yakoze. Hanze y'icyo Yesu yakoze nta gukiranuka. Gukiranuka tukubonera mu murimo Yesu yakoze. Haleluya. So umuntu wibwira ko yababariwe ibyaha bye ariko ntiyature ibyaha bye ku Mana, ntiyihana ibyaha bye ngo agire kwizera muri Kristo Yesu, ase nuko Imana ishaka, uwo muntu ntabwo afite ground, ntabwo afite uruzitiro cyangwa se uburinzi umuhesha gushikamira mu buntu bwa Kristo kandi akiba mu isi y'ibyaha. Kuko abo Yesu yacunguye, abo yapfiriye, ntabwo bakora ibyaha. Abantu bihanye ibyaha byabo bakizerera muri Kristo Yesu ntabwo bakomeza kubaho ubuzima bwo gukora ibyaha, babaho ubuzima bwo gukiranuka. Dufite abantu benshi babaye mu buzima bw'ibyaha, bakora ibyo kamere zabo zirarikira bashaka, barangize bakiha icyizere cy'uko Yesu yapfiriye ibyaha byabo byose, ko Yesu yapfiriye ibyaha byose ku musaraba kandi ibyaha byose byababariwe, ariko bakiba muri yasi y'ibyaha, bakiba mu buzima bwa kamere, bagikora ibyo kamere yabisha irarikira, bakiba mu isi y'ibyaha. Kuko Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 4 kugeza ku 6, ukora icyaha ni uwase Satani. Nta muntu w'Imana ukora icyaha ubaho. Mwuka yabimbishuriye ubushize arambwira ngo abantu bose biheza, biha comfort, biha ifarajya cyangwa se bisubizamo intege bakazisubiriza mu byaha bakora, bibwira ko hari icyo Yesu yakoze. Abo bantu bose si ab'Imana. Ab'Imana ntibaze bakora ibyaha. Nta muntu mwuka w'Imana bamwe uzi ukora icyaha, nta muntu uzi ukora ibyo umwuka ashaka, ukora ibyo kamere yirarikira. Umuntu wese ubikora ibyo kamere yirarikira ni umuntu utuwemo n'imbaraga za kamere kandi uyoborwa na kamere ye. Ariko abayoborwa bose n'umwuka w'Imana ntabwo bakora ibyaha. Nta muntu ukiryoherwa n'ibyaha yabagamo mbere yuko yakira agakiza. Umuntu wese watuye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, yahise apfa ku by'isi azuka ku by'ijuru. By'umwuka by'ijuru nibyo bikorerwa muri we. Atekereza nk'uko abana b'Imana batekereza, atekereza nk'uko Kristo yatekerezaga, agakora nk'ibyo Kristo yakoraga, akagenda nk'uko Kristo yagendaga. Shuti muvandimwe udukurikiranye hano, nubwo Kristo yapfiriye ibyaha byose ku musaraba, ariko biragusaba gutera intambwe ukatura ibyaha byawe, ukizerana muri Kristo Yesu, ugasa nuko Kristo yasaga, ugakunda ibyaha byawe byose bikabambwa ku musaraba, ndetse nawe ukabambwa kuri byo. Ntubuke ubikora, ntubuke ubishaka, ntubuke nabyifuza, ntubuke nabirarikira. Umutima wawe ugahita urarikira ibiri mu ijuru, amaso yawe agahora areba ibiri mu ijuru, amatwi yawe akazayumva ubushake bw'Imana. So uzosomere neza urwandiko rwa Yohana yandikiye, Yohana yanditse rwa mbere igice cya 3, uzasangamo uburyo ki abantu bakomeza kuba mu buzima bwo gukora ibyaha. Abo bantu ni abasi Satani, ntabwo ari abantu b'Imana. Umuntu wese ukora icyaha ni uwase Satani, si uw'Imana. Kandi wenyine uzahita wimenyesha neza yuko uri uw'Imana cyangwa se uwase Satani mu gihe ibyaha bigifite ikibanza muri wewe, ndetse nawe ukibikora. Icyo kamere ishatse cyose ugahita ubikora, kubera yuko umubiri gusa. Dufite abanzi bakomeye bagwanya ubuzima bwacu. Umwanzi wa mbere ni uyu mubiri, kandi ni nawo ugoye. Ntambara igoye mu isi kunesha ni intambara yo gutsinda wewe, uyu mubiri wawe ni igoye mu isi. Na izindi zose n'ubusa, izindi zose ziroroshye. Ubonye ushoboye gutsinda wewe, umunyembaraga mu isi ni umuntu ushobora kwitsinda, kwinesha. Niba kubaza ngo se ninde ukomeye ku isi, ni umuntu ushobora kunesha we, apana unesha abandi. Kuko dufite abantu benshi baharanira guhindura abandi beza, ariko ubuzima bwabo bukiba muri bya bindi bababwira abandi kudakora.
umwanzi wa kabiri turwana nawe ni iyi si ifite ibintu byinshi bidutera mu buryo bwinshi bigatuma dutakaza focus yo gukomeza kuba nk'uko Imana ishaka. Umwanzi wa gatatu ni Satani, kandi se w'ibyo byose turwana nabyo ni Satani. Satani ni we se w'ibyo byose umuntu ashobora gukora no gukoreshwa. Haleluya. Nagira ngo nkubwire rero nshuti muvandimwe wowe nkurikiranye, Yesu koko yapfiriye ibyaha byose, kandi koko yarapfuye ku musaraba, arabambwa ku musaraba, arahambwa mu kuzimu mu mva. Kristo azuka yivuga hejuru y'urupfu, anesheje urupfu, Satani n'iyi si, adukuraho ubutware bwari buturi hejuru, adusubiza mu kibanza Satani yari yadukuyemo, aho twari twicaye imbere y'uko umuntu acumura mu ngobyi ya Edeni. Niho Kristo yongeye kutwicaza, kandi aho sahandi ni mu bwiza bw'Imana, ni mu gukora icyo Imana ishaka, ni mu kubaha Imana, ni mu kuvuga nk'uko Imana ishaka, gukora ibyo Imana ishaka, kugendera mu byo Imana ishaka. So nimba rero ukigendera mu byo ushaka, kamere yawe ushaka, isi umubiri wawe ushaka, isi ishaka, Satani ashaka, uruwaso Satani, ntabwo uri uw'Imana. Nta muntu w'Imana ukora icyaha. Ab'Imana bose bafitwe mu kiganza cyo kudakora ibyaha, bari mu kiganza cyo gukiranuka. Gukiranuka niwo mwambaro wabo, kugenda nk'uko Imana ishaka niwo mwambaro wabo. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo ibyaha byawe byose byarababariwe, ariko urasabwa gutera intambwe, kuko imbabazi za Kristo ziri condition upon kwatura ibyaha kwawe ku Mana, hanyuma ukizerera muri Kristo Yesu, ugakora ibyo Kristo ashaka muri wowe, ugasa n'uko Imana ishaka, ukagenda nk'uko Imana ishaka. Nico gihe uzaba ubabariwe ibyaha byawe byose. Ariko nuhora ukora ibyaha ukibwira ko wibabariwe, uzaba wibeshe, ntabwo uri wa Kristo, uri wa Satani, kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ab'Imana ntabwo bakora ibyaha, ab'Imana ntibaza bakora ibyaha. Ab'Imana bagira uko batekereza, bagira imvugo. Abakristo bagira imvugo yabo ibaranga, ntabwo bavuga nk'uko ab'isi bavuga, ntabwo bagenda nk'uko ab'isi bagenda, ntabwo bifuza nk'ibyo ab'isi bifuza, nta nubwo bararikira ibyo ab'isi bararikira. Umwambaro wabo ni ugukiranuka, ni ukwizera, ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ukugenda nk'uko Imana ishaka. Hari inkingi nzaziganira ubutaha, inkingi dukwiriye kubakiraho kugira ngo dukunde turwane intambara yo gukiranuka, cyangwa se turwane intambara turimo na Satani. Izo nkingi nzazivuga ubutaha, nibwo uzumva uburyo ki umwambaro wacu utandukanye n'umwambaro w'ab'isi, ndetse kubaho kwacu bitandukanye n'uko ab'isi babayeho. Kuko nababwiye ngo ikiganiro cy'umunsi ndakigira kigufi, nagira ngo nkubwire ngo nshuti muvandimwe, kora neza, irinde icyaha, wikora icyaha, ba mu buzima bwo kwera kuko uwaguhamagaye yera, ba mu buzima bwo gukiranuka kuko uwaguhamagaye arakiranuka, ba mu buzima busa n'uko Imana ishaka. Nico gihe kubabarirwa kwawe ibyaha kose kuzaba kuzuye, kubabarirwa ibyaha byawe kuzaba kuzuye. Uzujyamo wiziguye uzi yuko